intambara Uburusiya bwatangije ku gihugu cya Ukraine mu bihe iyo ntambara ubwayo yatangiraga ni ibintu amahanga yabonaga neza ko Uburusiya bwayifatanyamo n'Ubushinwa ndetse mu ntangiriro zayo mu mwaka ushize w'2022 habayeho n'ibimenyetso bitandukanye byashingirwagaho bigaragaza ko ibi bihugu nabyo by'ubuhangange bukomeye mwese kandi birambye no mu cyafatwa nk'urundi ruhande rwihariye rutabura no kubirindijwe ritandukanye n'irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba ari ibihugu byari bigiye kwishyira hamwe. Ubushinwa nabwo bukaba bwashyigikira Uburusiya bukanabwoherereza intwaro n'ingabo. Nyamara Ubushinwa ibyo byose bwabijyanye mamayeri n'imibare byihariye cyane. N'Ubushinwa bwabanje kubigendamo gake gake mu buryo bwihariye, nta guhakanira Uburusiya, nta kubwamagana cyangwa gushyigikirana none ibindi bihugu bihanganye nabwo. Ubushinwa bwagiye bubikora bwigengesera cyane bubanza no kureba koko niba bashyigikira Ukraine biteguye kubikora ubuziraherezo ku buryo bazaha iki gihugu intwaro zose zishoboka koko nk'uko babivugaga intambara igitangira ko intwari zarizo zose Uburusiya bwakangisha iki gihugu cya Ukraine mu ntambara nabo bazazishaka zose bakazigishyikiriza. Aho rero n'Ubushinwa bwabanje gucungana koko n'ikigera ibyo bihugu byo mu burengerazuba byashyiraho inkunga bigenera Ukraine, cyangwa se niba ari ibihugu bibivuga gutyo gusa mu buryo bwa politiki n'amahame asanzwe byonyine, hanyuma wenda bikazageraho ngaho bikahagizwa n'Uburusiya noneho bikareka Ukraine ikirwanaho yonyine Uburusiya bukayitsinda. Ku Bushinwa rero iyo bigenda uko nguko icyo gihe ngo bwari kujya ku ruhande rw'Uburusiya byeruye, byaba ngombwa nabwo bugafasha ahubwo Uburusiya koko nk'uko bwabibasabaga. Ariko Ubushinwa ngo bwabonye Abanyamerika, Abongereza n'Abafaransa kimwe n'ibindi bihugu bahuriye mu muryango w'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana wa OTAN barahira byerenga ko bidashoboka kandi bitazigera bibaho ko batererana Ukraine. Ubushinwa ngo busanga intambara na OTAN budashaka kuyibarizwamo ubu ngubu, cyane ko ari Abashinwa ngo banasanze ibyo ngibyo byabangiriza bikomeye business bamaze kwishingira imihanda yose ku migabane yose. Ubushinwa aho ngo busanga guhamana n'Uburusiya bwonyene bitaba byiza na busa ku ntera bumaze kwigezaho kandi mu gihe gito gishoboka bwigarurira amasoko menshi cyane yahoranywe n'ibihugu ahanini by'Abanyaburayi muri Afurika ndetse n'ahandi. Ibyo bikabarizwamo n'amasezerano menshi na leta z'ibihugu bitandukanye. Ubushinwa rero muri iyo mibare ngo busanga ibihano nabwo bwari gushyirirwaho kubera gushyigikira Uburusiya kimwe n'ikumirwa ngo byarashoboraga guhungabanya bidasanzwe ubukungu bwabwo. Ku rundi ruhande ngo hari kuba n'ibihugu bitari bike byari guhita bifatira imitungo yabo, abandi ibyo ngibyo bakabishengeraho ahubwo banabahuguza bakanga kubeshyura za miliyaridi nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarimo. Noneho Ubushinwa buhitamo kugenda buhoro buhoro muri iki kibazo bwitaza Uburusiya muri ubwo buryo, byose bubikora kandi bucece, nta mbwirwaruhame, nta tangazo, nta no kugira aho babigarukaho ku mugaragaro. Ikindi cyakurikiyeho nuko Uburusiya ibyo bwasezeranyaga ibindi bihugu byagombaga kubujya inyuma by'insinzi yihuse cyane muri Ukraine. Ibyo ngibyo naby'intambara yageze mu kwezi kwayo kwa kane irwanwa muri Ukraine bitangiye kugaragara ko atari ibyo, ahubwo Abarusiya basubizwe inyuma umusubirizo, hari nako mu burengerazuba bw'isi nabo bakomeza kohereza intwaro zihambaye muri Ukraine zirimo n'izo mbere bari baremeranijwe ko batazigera batangayo. Ibyo byose byatumye rero Ubushinwa burushaho kugenda bwetandukanya n'Uburusiya bwa Vladimir Putin ku bijyanye n'intambara muri Ukraine, aho ngo bubage bwifashe nubwo kenshi ari ibihugu bikunze kubarizwa ku ruhande rumwe rutandukanye cyane n'urwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri politiki mpuzamahanga. Ariko kandi ntabwo Ubushinwa ngo bwiteguye n'ubundi kuba bwajyana n'Uburusiya mu nyenga, mu gihe Uburusiya bwo ngo bwaba busa n'ubushegera kuyirindimukiramo nk'uko witwa Chen Duong, umwe mu nzobere z'ubunararibonye mu mibanire y'Ubushinwa n'amahanga, w'ibyo ngibyo abigereranya no kuba ufite inshuti yawe magara ariko igusaba kwiyahurana nayo kuko mwabanye mu buzima ubwo ngo bwo mu rupfu mukaba mugomba kujyanamo nta gusobanya, mugakomereza n'ubwo bucuti mu buzima bwa nyuma y'urupfu. N'ubuzima bwa nyuma y'ubuzima Ubushinwa butemera ko buriho rero, cyangwa ngo niba bunariho busimbuzwa ubwa mbere y'urupfu. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine imigendekere yayo kuko kugeza n'ubu nubwo Ukraine itorohewe na busa, ariko kandi Abarusiya nabo ntabwo iboroheye namba. Bamwe mu burengerazuba bwese nabo bisa naho ikigero ubu ngubu bamaze kugezaho ubufasha bahaye Ukraine batigeze ubwabo banatekereza na busa ko bashoboraga kukigezaho. Ni intambara bamwe mu Bashinwa banasanga ahubwo no gutsindwa ku Burusiya byashoboka cyane, ndetse ngo naho bigeze bikaba ntawe byatungura Uburusiya butsinzwe muri Ukraine kuko ngo byaciye n'amarenga kuva kera yo gushoboka kwabyo. Ariko impamvu ngo binagezweho nta gisebo namba cyaba kibirimo cyangwa se ngo bibe byanasobanura intege nke ku Burusiya, nuko ubu ngubu ibihugu byose hamwe bigera muri 50 mwese byarangije kwishyira hamwe byose bikemera guha Ukraine amafaranga n'intwaro. Bimwe muri byahubwo bikanasingira ku intwaro zose kimwe n'ayo mafaranga bizakomeza igihe cyose kubitanga muri Ukraine kugeza intambara irangiye. Uburusiya ni igihugu cya kabiri mu buhangange bwa gisirikare mwese, ntabwo bishidikanywaho.
nubwo intambara muri Ukraine itabuze kubakomerana, ariko ngo nta cyatungurana n'ubundi kuko ku rundi ruhande na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cya mbere muri ubwo buhangange n'ingengo y'imari zishora mu ntambara n'igisirikare ko bye kenshi cyane y'Uburusiya niyo bwakwiteranya ahubwo n'ibindi bihugu byinshi, n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishora akayabo mu ntwaro n'igisirikare cyazo gasumba kuri ingengo y'imari y'ibindi bihugu 9 byose ishyizwe hamwe, kandi ari byo bikurikira mu mafaranga menshi ashorwa mu gisirikare mwese. Mu mafaranga angana atyo ashorwa mu gisirikare n'intambara, icyo abanyamerika bakora ngo niye mashini z'intambara ubwazo ntabwo ari imbunda n'amasasu bisanzwe. Hanyuma rero izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uko guhangana n'Uburusiya ngo zarangiza zikihuriza hamwe n'ibindi bihugu bigera muri 30 byose bibarizwa mu muryango wo gutabarana wa OTAN, bose bakajya ku ruhande rwa Ukraine. Ku ruhande rw'Abashinwa bo babona Abarusiya badatsinzwe, ahubwo ngo ari byo byaba bitunguranye, naho gutsindwa kwabo muri Ukraine ngo ni ibintu byaba byumvikana cyane, nubwo bitaburamo guseba cyangwa kugaragazwa ko bibeshye cyane nta kabuza, kuko ari bo bashoje intambara, aho rero ikaba yabibayobeye. Iryo ni ryo hurizo rero ndetse n'urungabangaba Ubushinwa ngo butashatse nabwo kujyanamo n'Uburusiya, ngo iyi ntambara irwanwe hitirangira kandi intsinzi Uburusiya bukayigeraho byihuse. Icyo gihe ngo Xi Jinping w'Ubushinwa ntabwo yari kubishidikanyaho namba, yari gushyigikira Uburusiya kuko nizo ntwaro n'amafaranga bakabibaha. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya, hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa_ifix_rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Muri iyi mibare yose Ubushinwa bwatangiye kubihindura buva ku Burusiya, ahubwo burushaho kuzamura cyane imibanire n'imikoranire na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisa naho byari bisanzwe bihanganya. Ahubwo icyo ubutegetsi bw'Ubushinwa ubu ngubu ngo burwana nacyo ni ukugerageza gushaka uburyo ingaruka zo gutinda kw'iyi ntambara muri Ukraine cyangwa gutsindwa ku Burusiya biramutse bigezweho, kimwe n'ibihano byose Uburusiya bufatirwa, ibyo byose bitagiraho bihurizwa n'Ubushinwa cyangwa ngo nabwo bugere izindi ngaruka zabugeraho zijyana no gushyigikira Uburusiya kwabwo. Ubushinwa ntabwo bwifuza na gato ko ibintu byageraho ngaho. Mu mwaka ushize ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara muri Ukraine, hari hashize iminsi 20 gusa Vladimir Putin w'Uburusiya yagiranye ibiganiro na Xi Jinping w'Ubushinwa. Ni ibiganiro banzuyemo mu itangazo rihuriweho ko imikoranire y'ibihugu byabo itagira umupaka namba cyangwa n'inkomye, cyangwa nanone ngo habeho iby'ibihugu byabo bitafatanyamo. Muri icyo kiganiro urumva neza ko haburaga iminsi 20 gusa ngo Putin w'Uburusiya ashoze intambara muri Ukraine. Ngo yaba rero yaragerageje nawe kugusha Xi Jinping mu mutego nk'uko Abashinwa babivuga ubu ngubu, amubaza niba atumva ko Uburusiya koko bukwiriye kwirwanaho ndetse no gukora ibishoboka byose ngo bukumire ibitero n'ibindi bikorwa byose byagambirira guhungabanya umutekano n'ubusugire bw'Uburusiya. Putin ngo akimubaza atyo, Xi Jinping w'Ubushinwa nawe ngo yahise avuga ko ibyo rwose byumvikana neza cyane, kandi ko n'Ubushinwa bwe ibyo ngibyo ari ibintu bwashyigikiramo koko Uburusiya. Nyamara Putin kuvuga ko yiteguye gushoza intambara muri Ukraine byo ngo ntabyo yigeze amubwira byeruye. Hashingiwe rero no kuri icyo kiganiro ubwacyo, ibyo ubu ngubu biragarukwaho mu gihe Abarusiya bavumira ku Gahera Xi Jinping bavuga ko arushwa ubupfura n'ubwangamugayo na Kim Jong Un, kandi ngo ari umwana abyaye. Ngo yavuze ko azashyigikira Uburusiya muri byose, ariko abonye intambara ikomeye muri Ukraine avana make karenge yanga gufasha Uburusiya nk'uko ubundi ngo yari yabisezeranye, yakongera no kubisubiramo mu minsi 20 gusa mbere y'uko intambara itangira. Nyamara ku ruhande rw'Abarusiya ngo Kim Jong Un we mu bucuti afitanye n'Abarusiya yarahiye ko atazigera batererana, nubwo Korea ya ruguru ategeka idafite byinshi mu bukungu yewe n'intwaro zihagije nk'Ubushinwa, ariko ngo umuhata bifitemo n'inkunga atanga Abarusiya barabishima byihariye. Xi Jinping w'Ubushinwa we ku Barusiya ngo n'umugambanyi ukomeye wo kugendera kure cyane, kandi ngo ntabwo ahagarara ku ijambo n'isezerano rye. We birasa naho ngo ikimuraje ishinga cyonyine ari amafaranga n'ubucuruzi. Bamwe mu Barusiya nabo rero bate natuzi igihe uburengerazuba buzamuhinduka ngo ntazizere na gato ubufasha bw'Uburusiya, kandi ngo bazi neza ko icyo gihe nacyo kizashyira kikagera nta kabuza. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize ubwo intambara yatangizwaga muri Ukraine, ku mbuga nkoranyambaga Abashinwa benshi bari basanzwe baba mu Burusiya ubwabo ku giti cyabo bagaragaye mu bikorwa byo guhura kenshi no gukusanya amafaranga yo gushyigikira Uburusiya n'ingabo zabwo mu ntambara. Ariko ibyo ngibyo n'abaturage nyine b'Abashinwa babikoraga ku giti cyabo, ni ibikorwa bitigeze bigaragaramo umuyobozi n'umwe mu nzego z'ubutegetsi bwite bw'Ubushinwa. Byose byahise bitangira kwibazwaho, nubwo Xi Jinping w'Ubushinwa yise Vladimir Putin w'Uburusiya meilleur ami cyangwa best friend we, inshuti magara.
nyamara byageze ku kibazo cya Ukraine ibyo by'ubucuti ntibyajyana Xi Jinping mu marangamutima yo gufatanya n'Uburusiya atagenzuye neza uko ibintu bikurikirana n'uko ibindi bihugu mu isi biteganya kwitwara. Uyu munsi abandi bashinwa b'inzobere mu by'umutekano ahubwo bajya kure bakemeza ko niyo Ubushinwa buho Uburusiya ubwo bufasha n'ubundi ibyo bitari kubuza ko bombi ntacyo bari guhindura n'ubundi ku migendekere y'intambara aho igeze ubu ngubu, kandi ngo nta na kimwe rega cyashingirwaho neza byemezwa ko bagera ku ntsinzi gusa kuko baba ari Abarusiya bivanze n'Abashinwa. N'ubundi Uburusiya ngo busanzwe butunze intwaro nyinshi, Abashinwa ngo izo babaha n'ubundi Abarusiya baba basanzwe bazifite ku kigero runaka cyangwa se bafite n'izindi ziteye nkazo, kandi nanone ngo ntibakwemera kohereza abasirikare b'Abashinwa ngo bajye kwicirwa muri Ukraine ku kigero nanone Abarusiya bicirwayo kuko intambara atari yaba ari iy'Abarusiya. Hanyuma ikindi kikaba amafaranga. N'ubundi Ubushinwa ngo ntabwo bwari guha Uburusiya amafaranga atagira ingano n'amasezerano ku gihe cy'ubwishyu. Icyo Ubushinwa bwakoreye Uburusiya nuko nabwo bwifashe ntibwemera imyanzuro ya mbere yari irimo n'iya Loni yo kubwamagana kubera intambara bwatangije kuri Ukraine, nta kindi. Nyamara ku rundi ruhande nanone mu buryo bweruye Ubushinwa bwavuze ko muri iyi ntambara nubwo nta ruhande bwiteguye gushyigikira byeruye, ariko kandi ngo ari Abanyamerika babaye nyirabayazana bayo atari Abarusiya. N'Ubushinwa ngo busanga ari Abanyamerika bayiteje kandi bagateranya n'ibihugu byitwa ko ari iby'abavandimwe Uburusiya na Ukraine. Ibyo byose ngo nta n'ikindi bishingiyeho kitari ukurenga ku masezerano yose yari asanzwe ariho, maze Abanyamerika bakagambirira gukomeza kwagurira umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare wa OTAN mu bice by'uburasirazuba bw'Uburayi hafi cyane n'imipaka y'Uburusiya. Nyamara kandi amasezerano ya nyuma y'intambara y'ubutita ngo yarashimangiraga neza ko ibyo ngibyo ari ibice uyu muryango utagombaga na rimwe kugerageza kwagukiramo wakira ibihugu bihabarizwa. Nanone kubera guhenda cyane kwa gaza no kubura kwayo ku isoko ry'ubumwe bw'Uburayi biturutse ku bihano Uburusiya bwashyiriweho, ibyo ni ibintu ngo byagize izindi ngaruka nazo zitoroshye zako kanya ku Bushinwa nabwo, kuko hari igice kinini cyane cy'ibyo bwari busanzwe bwohereza mu Burayi byagabanutse cyane kubera guhenda kwa gaze no kuyishakishiriza ahandi. Bwana Leonid Kovacek ni inzobere mu mibanire n'amahanga y'ubumwe bw'Uburayi, avuga ko ubundi nta kibazo na kimwe rwose Ubushinwa bubona mu gushyigikira Uburusiya, kandi ngo Ubushinwa bukakira neza ko ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zatumye n'iyi ntambara ibaho. Ibyo byo ntabwo Ubushinwa bushobora kubishidikanyaho, birazwi. Ariko kandi byaba byose nanone Ubushinwa nta bufatanye na bumwe ubungubu ngo bwiteguye kubarizwamo bwatuma butakaza n'igiceri cyabwo cya 5, nk'uko nanone nta cyungura Abashinwa mu buryo bw'amafaranga nacyo bashaka gusiga inyuma. Ihangana ryiswe ry'intambara y'ubutita mu by'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, iyo ngo ni intambara nini Ubushinwa busanga yabihagije cyane. Si no kuvuga ko ihagije gusa, ibyo ubwabyo ngo ni ihangana Ubushinwa busanga butakarizamo byinshi. Ntabwo ngo bushaka rero ko ibyo ngibyo ari uko byagenda nanone ngo bwongere buhindukire buhangane nanone byeruye n'ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi. Abashinwa basanga byabagiraho ingaruka nini zanagusha ubukungu bwabo, bakaba bahomba batakaza n'amasoko manini n'amafaranga atagira ingano. Nuko Ubushinwa rero bukomeza kwitarura Uburusiya cyane, ubucuti buhambaye n'Uburusiya, ariko ku ngingo y'intambara muri Ukraine Uburusiya ngo Abashinwa barabwifuriza intsinzi n'amahirwe masa, ariko ntabwo bazihuza nabo cyangwa nanone ngo bagire icyo babamarira mu bijyanye n'inkunga cyangwa se ubufatanye muri iyo ntambara. Ashwi ibyo byose byiyongeraho kandi n'ihangana rirambiye Ubushinwa bufitanye n'Abanyamerika ku kibazo cya Taiwan, bwemeza ko ari intara yabwo. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizibihakane zikabyemera. Taiwan ntiyigenge koko ngo ihinduke igihugu kwacyo, kandi ntinigarurirwe n'Ubushinwa nk'uko byagenze kuri Hong Kong yahoranywe n'Abongereza. Abanyamerika bo bahita barwana byeruye n'Ubushinwa buramutse bugambiriye kugenzura Taiwan batabyumvikanyeho, birazwi. Kuri iyi ngingo Ubushinwa busanga bwanatakaza ubugenzuzi nibura buke mu mpapuro bwemeza ko Taiwan ari y'Abashinwa, mu gihe bwakwishora mu zindi ntambara bahangana mu byeruye n'Abanyamerika nk'uko gushyigikira Uburusiya, noneho Taiwan ikaba yakwigenga burundu bishyigikiwemo n'Abanyamerika. Ibyo byose ni ibintu bifite inyungu nyinshi ku Bushinwa, rero bugahitamo kugenza make mu bufatanye n'imikoranire n'Abarusiya byageza mu gufatanya n'intambara ubwayo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya 2 mu cyumba 050.
waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.